Mwiriwe neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere kanda subscribe, ukore share na like kugira ngo ntucikwe n'amasomo tubagezaho buri munsi. Kuri uyu mugoroba rero twabateguriye isomo ryerekeranye n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Impushya zo gutwara ibinyabiziga ziri mu byiciro bitandatu. Hiyongeyeho ibyiciro bitatu. Tugiye kubibabwira n'ibinyabiziga bigenewe gutwarwa n'izo mpushya. Urwego A. Urwego A ni amapikipiki. Iyo tuvuze amapikipiki ni moto. Hakaza urwego A1. Ubwo A1 ni urwo rwego rwiyongeyeho rutaboneka mu igazeti. A1 ni ibinyamitende itatu bifite moteri. Ibinyamitende itatu bifite moteri harimo turiya tumoto dufite kesariyeri. Iya moto rero zagenewe abantu bafite ubumuga. Bafite ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe. Urwego B. Urwego B ni ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu bifite imyanya yo kwicaramo itarenga 8 hatabariwemo uw'umuyobozi. N'ibinyabiziga byagenewe gutwara ibintu bifite uburemere ntarengwa bwemewe butarenga ibiro 5,000. Ibiro 5,000 ni toni 5. Kuri ibyo binyabiziga rero hashobora kwiyongeraho remoroki ntoya. Remoroki ntoya ni itarengeje umutambiko umwe kandi idashobora kurenza ibiro 750. Hakaza urwego B1. B1 ni imodoka zagenewe abamugaye bafite ubumuga bw'ingingo zimwe na zimwe. Urwego C. Urwego C ni imodoka zagenewe gutwara ibintu bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 5,000. Ubwo ni toni 5 ariko bitarenze toni 12 n'igice. Ubwo bitarenze ibiro 12,500. Kuri ibi binyabiziga byo muri uru rwego naho hashobora kwiyongeraho remoroki ntoya. Urwego D. Urwego D ni ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu bifite imyanya irenga 8 yo kwicarwamo ariko nanone ntirenge 30. Ntirenge imyanya 30 hatabariwemo uw'umuyobozi. Hakaza D1. D1 ubwo ni za kategori ziyongeyeho. D1 ni ibinyabiziga byagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange bifite imyanya yo kwicaramo irenga 30. Urugero wenda twese tuzi iyo bita ritiko. Ritiko buriya kugira ngo uyitware ugomba kuba ufite D bisanzwe ukagerekaho noneho D1. Ukagerekaho D1. Icyo gihe nibwo uba wemerewe gutwara ritiko. Hakaza urwego E. Urwego E ni ibinyabiziga bikomatanye. Iyo tuvuze ibinyabiziga bikomatanye ni ibinyabiziga bikururana. Mbese nk'aya makamyo atwara ibicuruzwa abivana hanze. Ariya aba ku rwego E. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo uhabwe urwego E ugomba kuba ufite rumwe mu nzego B na C. Ugomba kuba ufite B na C kugira ngo uhabwe uruhushya rwa E kuko haba harimo imodoka zagenewe kwikorera imitwaro.
ni ukuvuga ngo rero kuri urwo rwego remoroki yaho igomba kuba ari nini. Mbibutse ko remoroki nini bivuga remoroki iyo ari yo yose irengeje ibiro 750. Hakaza urwego F. Urwego F ni ibinyabiziga bidasanzwe birimo imashini zikora imihanda, imashini zihinga, imashini zipakira cyangwa se imashini zipakurura, zibarwa mu rwego F. Hari ibinyabiziga rero bigenda mu muhanda tutabonye muri zimwe muri izi nzego. Ibyo binyabiziga urugero harimo nk'utumashini dukora mu nganda z'icyayi, utwo twita torotoro. Hatitawe ku buremere bwazo bibarwa ku rwego B, cyangwa se imodoka zakozwe ku buryo bwihariye zibarwa ku rwego B hatitawe ku buremere bwazo. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. Tuzakomeza ejo n'irindi somo n'ubundi ryerekeye uko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rutangwa n'uburyo ushobora kurwamburwamo bitewe n'impamvu runaka. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.